umugore wanjye naramukunze kandi nawe arankunda. Siko byagenze? Niko byagenze. Nawe urumva akabyemera, ntabwo namufashe ku ngufu. Arabyemera cyane. Twebwe rero twamye turi abantu bakunda gusenga, birakemuka. Imana yikorera ubukwe kuko Imana se niyikunda agasuzuguro. Nese Imana nikoza isoni abantu bayo. Ahubwo ubwo ubaye usebye ubwo wowe uba uvuye mu mwanya wawe. Suko nuko niko bimeze. Nuvango Imana ntago igisebya abantu bayo. Nibaze muri Yesu basenge bajye imbere y'Imana barebe ngira bagirira neza. Amen. 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 Icyo bashaka cyose kuko byose Imana irabifite. Byose irabifite. Ifite abagore beza, ifite abakobwa beza n'abagabo beza, ifite abasore beza n'abakobwa beza. Ari ikintu mubuze. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwakorana umwete Theophile. Ndashima Imana ko ikomeje kubana natwe no kuturinda. Izina ryayo rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Mfite umunezero mwinshi kubw'imirimo itangaje Imana ikomeje kudukorera, yaba ku ruhande rwanjye n'abavandimwe muri rusange. Imana ishimwe. Uyu munsi wa none rero nk'uko mubibona imbere yacu dufite abashyitsi n'ubwa mbere bageze hano kuri Witsemba ko yacano. Ndagira ngo mbakire, murabona basa neza. Undi iyo umuntu ari muri Yesu uramureba rwose ukabona asa neza aberewe. Ubwo rero ndagira ngo mbakire batwibwire, nimara kutwibwira dukomeze tuganira. Turabakiriye. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Bangwa Felicien, aba barizwa mu itorero rya Gasovu. Uyu munsi rero aba nishimiye kuganira namwe. Urakoze cyane. Murakoze. Nitwa Ikimaningene Angelique, abanturuka mu itorero rya Gasovu. Nkaba nishimiye kuganira namwe. Urakoze cyane ndetse murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Natwe turishimye kubabona kuri Witsemba kwa ya cano. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo rero tutarinjira mu cyo turi buganire uyu munsi wa none, tubanze dusenge noneho dukomeze. Turagushimiye Mwami Imana yacu, tugushimiye ko ukomeje kubana natwe no kuturinda. Izina ryawe rishimwe rihabwe icyubahiro. Urakoze rero kubw'uyu mwanya uduhaye, ndakwinginze ngo ubane natwe, tugirire neza, utuyoborere, gushaka kwawe gukoreke mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ntago nababajije byinshi nyine ngo mbabaze ntese uri umusore uri umukobwa, ntago nigeze mbibabaza. Ubwo rero igihe kirageze ngo mbibabaze. Ako nako mukatubwire rero. Ko ndi umugabo cyangwa ndi umusore? Yes. Urandi umusore ntaba ndi njyenyine. Ariko hari icyo bivuze iyo umuntu ngo burya ari ibumoso bwawe. Ntabwo ari ikimenyetso. Ntabwo ndi umusore rero, ndi umugabo. Mfite umugore umwe n'abana 0. Uretse gatoya. None se umugore wawe ari he? Umugore wanjye ni uyu uri kubona ibumoso bwanjye. Urabona ko turacyari abajene Marie. Ntabwo rero disi nkabireba. Wabibonye? Mba nabibonye. Turanasa. Muzamure n'impeta. Muzamure n'impeta. Sibye ko namuhenze nkagura nini. Ariko urabona. Ariko ni umugore wanjye kandi nkunda cyane. Biragaragara rwose. Turasa? Murasa. Yasanga tudasa nayo kwisubira. Umuririmbyi umwe rero yararinze aravuga ngo ibi bintu ni Yesu wabikoze turanezerewe. Ibi bintu ni wabikoze. Ni wabikoze. Imana ishimwe habwe icyubahiro rero. Imbazwe. Ndagira ngo tuganire rero nk'abajene Marie, hari ikintu ngira ngo tuganireho.
uyu munsi hano tugira urubyiruko rukijijwe rukibaza ibibazo bimwe na bimwe bitandukanye. Nijya ari umuntu atereta umukobwa, nijya ari umukobwa yemera ko akwiye kujya mu rukundo. Ibintu nk'ibyo nizo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi wa none. Reka dusome. Bavuga gutereta. Gutereta cyangwa bavuga kurambagiza. Ntago gutereta cyangwa yego. Gutereta n'urundi rurimi ni ukurambagiza. Okay. Ubwo ikinyarwanda cyuzuye ni ukurambagiza. Ni ukurambagiza. Reka dusome ijambo ry'Imana tuza gusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 n'umurongo wa 31. Haranditswe ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Amen. Amen. Ati nicyo Amen. Mbega ibintu ndi kureba banguyiha yasize ababyeyi pe, aragenda ajya kubana n'umugore we neza neza. Ariko banyumvise bamvuna ngo narabasize. Warabasize siko dusomye, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akagenda. Nukubata burundu se? Oya ntago ari kubata burundu, nukubasiga nyine nukubasiga mu rugo. Nukubasiga mu rugo, yes, nukubasiga mu rugo. Akajya kubana n'umugore we akaramata. Ubwo rero ndagira ngo mbibarize nk'abantu muvuyeyo. Niko ngiye kuvuga. Tuvuyeyo vuba. Nk'abantu muvuyeyo vuba. Turakubwira. Mumbwire umusore iyo ajya guhitamo umukobwa wazabana agendera kuki? Njyewe ndakubwira uko mbyumva, kuko buri muntu wese agira amahitamo ye kandi agira nuko afata umwanzuro ku buzima bwe cyangwa nuko atwara ubuzima bwe. Iyo uri guhitamo uwo muzabana, icyambere cyo buriya nkuko wumvise ko tuvuga aho dukomoka cyangwa se tugera itorero tubarizwamo, ikintu cyambere ni ugusenga. Ni ugusenga. Buriya nicyo cyambere. Ikintu cyose wakora utasenze nkeka yuko kitaba civu cyangwa kitagerwaho. Ariko iyo wasenze Imana, nubwo wagira icyo uhitamo, ariko Imana niyo muyobozi. Kuri ibyo rero sinzi, ku giti cyanjye ngewe umugore wanjye naramukunze kandi nawe arankunda. Siko byagenze? Niko byagenze. Nawe urumva akabyemera, ntabwo namufashe ku ngufu. Arabyemera cyane. Twebwe rero twamye turi abantu bakunda gusenga. Harimo abantu batemera ko Imana ikora ibitangaza, ariko twebwe Imana twarayibonye. Yego. Twebwe rero madamu wanjye ntabwo yankunze ko ndi mwiza. Ko uri mwiza ara? Ni icyambere. Wankunze ko nari mwiza. Wankunze ko ndi mubi? Ye naragukunze. Ariko wankundiye ukuri. Reka mbanze mvuge ngiye icyo nakundiye madamu wanjye. Yego. Madamu wanjye ikintu namukundiye, yubaha Imana. Ikindi namukundiye ko atajya areba ku by'isi cyangwa ku butunzi. Yego. Yaza kuba ubutunzi arahanda bari cyangwa se naba yaranyemeye. Mbega hari abantu bafite amavewiti. Hajya ntago bazaga. Barazaga nabo muri banki. Okay, mujyango murabyumva yuko nabo muri banki bajyagayo. Yego. Ubwo urumva ntago nayo gushora amafaranga. Ari abayandushaga. Yego. Ariko nkuko twabivuze, gusenga nicyo cyambere kibasha gukuraho cyangwa kigashyiraho. Uretse gatoya. Hari ukuntu abantu bavuga ngo naramubohoje.
nkazamuka umusozi nkasenga ati Mana uriya mukobwa rwose ndasenze nta mafaranga afite ariko ndamubohoje ntihazagira undi musore wigera agerayo Mana nawe aramubohoje. buriya gusenga twese turasenga ariko dusenga bitandukanye. Yego. Ntabwo amasengesho y'abantu abamwe. Numva harimo n'abajya kuri kanyarira bakajya hehe bari gusenga, ariko buriya n'ahantu Imana itagusanga, haba ari mu rugo haba ari he, ariko n'Imana ishobora no kugusanga no mu nzozi kakuyobora. Harimo abantu batajya bemera wenda ko niyerekwa ari njye ntago nerekwa ariko ndarota. Uvuga ngo ushobora kurota neza cyangwa ukarota nabi, ariko njye narose neza, wo narose naramubonye. None ngo ushatse kuvuga ko wewe wamurose? Waramurose? Ni ukuvuga ngo iyo ukunda umuntu no kumurota wamurota birashoboka. Aya manza tubwire. Wamurose mbere yuko umukunda cyangwa wajya umurota nyuma yuko umukunze? Urumva naramurose naramubona, ibyo mvuga ko byaba ari iyerekwa. Yego. Kandi navuze ko nterekwa, njye ndarota. Njye naramubonye nkajya murota, sibyo? Kubera ko mukunda. Yego. Njya kugira igitekerezo rero ndamubwira ni ndagukunda, ariko urabizi nta mukobwa uhita ukwemera ngo aragukunda, nzabitekerezaho cyangwa se kubera ko harimo gusenga. Wowe ushobora no kugira ku mavi akagusengera. Yego. Buriya rero yaguhaye igisubizo cyiza ushima Imana, kuko mu gusenga kwawe iyo wabyeretse Imana nayo ijya iguha igisubizo cyiza. Aha, none ndagira ngo umbwire mwahuriye ubundi? Hano twahuriye. Urahibuka? Ndahibuka. Ubwo agiye kunyunganira. Mbwira hano twahuriye. Komerezaho. Byose mbivuge. Vuga hano twahuriye. Nyine urumva hari ukuntu uganira n'abantu badakijijwe, bati nkabareba muba mu makorari, umucunga atera ikorasi, umucunga mwajya mu byumbuka hose ukaba ari we wirebera, yazina akaba ari uri kwirebera. Nawe ni gutyo byagenze? Urumva nta nubwo twasengeraga hamwe, ariko kumenyanaho abantu bashobora guhura ahantu hatandukanye. Harimo n'abahurira kuri Fibi no kuri Twitter, abandi bagahurira kuri Instagram, WhatsApp nuko, ariko twe ntabwo ariho twahuriye. Twahuye bwa mbere mu rugendo rw'urukundo, twahuriye mu kazi. Twahuriye mu butumwa bw'akazi. Mu butumwa bw'akazi. Ubwo ntabwo mwishe akazi k'abandi. Umunsi wa mbere. Umunsi wa mbere nabaye nk'ubonekewe duhura. Umunsi wa mbere wabaye nk'ubonekewe. Buriya urukundo ni ikintu gitangaje. Yego. Atari according to things cyangwa ibindi bintu. Ushobora kubona umuntu, wowe ntabwo urahura n'umuntu wumva uramukunze. Bibaho. Ariko njyewe nubwo bibaho, tujya kumenyana twahuye turi mu butumwa bw'akazi, nuko tugenda tumenyana buhoro buhoro uko iminsi yiza, tukaganira bigeraho tugeze no ku cy'urukundo, turabyemerana. Wamusabye ibyo gukundana mukiraho mu kazi? Oya, bavuze ko uko iminsi yagendaga iza ariko twagendaga tuganira. Buriya ijambo ndagukunda ntabwo riva hafi, bisaba igihe no kubitekerezaho, kuko
ririya jambo gupfa kurivuga urivugira ubusa byagorana. yego ujya kubwira umuntu ngo ndagukunda kuko umukunda, nta buryarya burimo, nta kuba umubeshya, kuko ibyiza iyo bifashe igihe uba waramaze kumumenya nawe akuzi. yego ubwo rero hakiyongeraho no kuba usenga nawe asenga, mugasengerana. hari akantu ntekereje rero. nose waramurebye urabati ndamukunze, imico ye iki, ariko buriya mwari mwaraganiye. twaraganiye iyo minsi yose, urumva niba twarahuriye aho ngaho ntabwo ariho twasabaniye urukundo, yego nta nubwo ariho twahise dukundana. ariko uko iminsi yagendaga iza tumenyana, turushaho kumenyana, byageze aho biganisha ku ntego y'urukundo, kandi turashima Imana ko byatanze umusaruro. mumpere mikoro. weho ukimubona bwa mbere na mbere watekereje iki? nyine nkikimubona bwa mbere natekereje ati se uyu muntu bizavamo. niba numvise neza bivuze ko akikubona ngo yabonye ngo yabaye nk'ubonekewe, nawe uramubonye uti se Mana koko ubu bizavamo. nawe ati se Mana koko ibi bizavamo koko. ugize amahirwe abaravuze ati ndagukunda, maze ngo urangije ngo urabanza uvuga ati ngo uzanabitekerezaho. oya twaraganiriye, dukomeza kuganira ibitekerezo byubaka, ubwo bigera nyuma turakundana, nayo iri jambo ndagukunda rirakomera rigera kure. buretse ubundi ku muntu w'umukristo ni iki wamukundiye ubundi? umuntu wese agira uko akunda. ngewe ikintu namukondeye, nabonaga yubaha Imana kandi nkabona yitonda. njye narabona yitonda cyane. yego uritonda. yego mama. urangije urabati rero uyu muntu wubaha Imana witonda ntabwo yancika. nanjye ndavuga ati kuko ngewe mu mibereho yanjye navugaga ko nzakunda umusore wubaha Imana akanayikunda. kure nsanga umusore wanjye byose arabyujuje. yego ndavuga ati nzagukunda. haleluya. amen. umugani wa wundi ati ndafashijwe pe. akandi kabazo k'amatsiko. hari akantu mugeze kumoza muravuga ngo haje abantu bafite amamodoka ngo bakora no muri za banke, urumva amafaranga ahari. hari ikintu gikunze kuvuga ngo abantu b'abarokore b'abasore usanga ari abakene. nawe ntujya ubyumva? nanjye ndabyumva cyane. none se buriya ko turi mu isi idusaba gukora cyane, bisanga umuntu akore cyane agira ubushobozi. buriya tuvuge weho waraharenze uhuye n'umukobwa akakubaza ati rwose mbabarira ungira inama, mfite abasore babiri bankunda, umwe arakijijwe neza ariko nanone bajya bavuga ngo ni saa kintu. akavuga ko nta kintu afite. yego nyine nta kazi nta nzu ariko arankunda. nkagira n'undi nawe unkunda ariko afite amafaranga, nubwo adakijijwe nyine ubona arasenga nyine biri aho ariko afite amafaranga. yego mbabarira umfashe muri abo babiri nzahitemo nde? yuko mutekereza, ariko ntabwo ari kubitekereza, nanjye niko nabikora. inama natanga uwo ufite umusore ukijijwe nubwo nta kintu afite, nahitamo impamvu namuhitamo. ntabwo hubaka amafaranga, nta nubwo hubaka ibintu, ahubwo hubaka urukundo. uwo nguwo usenga, kuko ubundi iyo usenze byose biraza. iyo usenze byose biraza. uzi akantu nkunze
mwese muragusha hamwe gusenga Yego. sinzi uherutse kuvuga ngo nta mana nta buzima. nta buzima. ubu rero mise njya ahandi hantu. tujya tuzirikana ko imana ari itanga byose, kandi buriya igihe cyose yashaka gukora yakora. niyo waba uri hasi yakuzamura ikakugezaho. ngira ngo muri Bibiliya hari ingero nyinshi zigafatika z'abantu yagiye ikura ku cyavu izamura ntacyo baricyo, mbega ukabona ko basuzuguritse ariko ikabazamura kuri rwa rwego buri wese abibona cyangwa se isi yose ibibona. niyo mpamvu rero kuvuga ngo urakunda umuntu ngo kubera ejo nibigenda yego bizagenda ntiruzaba rusenyutse cyane, ariko icyiza cyo gusenga niyo bahuye n'ibibazo barasenga Imana igaca inzira. amen amen amen. mbega niba mbyumvise neza mu gusenga nimwo biva byose. hari byose. hari n'uwarimbye ati biva mu gusenga. biva mu gusenga. Imana ishimwe gusenga. ubwo ngubwo rero hari ikindi kintu ntoyemo ku bantu b'abasore n'abakobwa, gushaka umuntu muzabana. hari ikintu cy'ingenzi numvisemo. umusore wubaha Imana, umukobwa wubaha Imana, yes, akongeraho gusenga, ubundi Imana igakora ibitangaza, nijye musuzugura. none se hari igihe umusore aba ari umukene, yarangiza kuba ati se nanone ndakenye, nanone ubuze nakora ubukwe gute, bizagenda gute? mwebwe nta mugeze mugira ikibazo mu bukwe mugiye gutegura ubukwe mugati wakwijyanara ewe? buriya aho ngaho navuze ko iyo wubaha Imana nta kintu ubasha gutinya iyo ubasha kubaha Imana ugasenga. wowe ibigaragara nk'imisozi imbere y'Imana yo ni ubufindo. nta Imana izi impamvu ibyo byose biri kubaho, ariko iyo uhagaze neza muri uwo mwanya wawe n'uvemo birakemuka. Imana yikorera ubukwe, kuko Imana se niyo ikunda agasuzuguro. nese Imana niyo ikoza isoni abantu bayo. ahubwo ubwo ubaye usebye ubwo wowe uba wavuye mu mwanya wawe, si ukora? nuko niko bimeze. nuvuga ngo Imana ntago igisebya abantu bayo. kuko twebwe ntabwo uri kutubona se. murasa neza cyane, muragaragara neza. tugiye ku by'isi ntabwo turi abantu bakomeye, turaciriritse, ariko imbere y'Imana tugaragara nk'abakomeye. rero twebwe ibyo ntabwo twigeze tubishidikanyaho, kuko twari twizeye iyo dusenga ko itazadukoza isoni. twebwe rero Imana yadukoreye ubukwe, ibintu byose kuva ku masogisi kugera hehe byose iratwambika, iraturimbisha, bigenda neza. ubwo rero ndumva nta kintu Imana itakora. mbega icyangombwa ni ukuba wubaha Imana ugasenga, ubundi ugategereza Imana. amen. buriya abantu badukurikiranye ndumva uko biri kose hari ibintu barimo bakuramo. ndabizi ko hari umusore uri gutekereza ati Mana yo mu ijuru, wantabaye koko waretse ukantabara, wandinde guseba. wabashishikariza. harimo ahubwo harimo abantu bari hanze bandagaye batazi uko Imana igira neza, bo bashaka kwicira inzira. ahubwo nibaze muri Yesu basenge, bajye imbere y'Imana, barebe ngo irabagirira neza. amen. Bwira icyo bashaka cyose, kuko byose Imana irabifite. ifite abagore beza, ifite abakobwa beza n'abagabo beza, ifite abasore beza n'abakobwa beza. hari ikintu mubuze. Imana ifite abasore beza, yego, ifite abakobwa beza. mbega nka rya jambo ngo isi n'ibiyuzuye byose nibyo Uwiteka. amen. nuvuga ngo umuntu ashobora kuba ari kwibaza, ari umukobwa cyangwa ari umusore, ati se umuntu tuzabana nzamukura he? kuko urabona isi dutuyemo uyu munsi wa none ubona ibintu wagira ngo byarivanze.
noneho ariko muri uko kwivanga kose Imana ubwayo yo ifite abantu iba yaribikiye. Urabona mu gihe cy'umwami Ahasuwerusi niwe wari ufite umugore witwa Vashiti. Noneho rero Imana ishaka kwitabarira umukobwa wayo witwa Esiteri. Esiteri akaba yari umukene ariko ari umurokora z'Imana, azi kubaha Imana. Ubwo rero urumva Imana igira gutya Vashiti arasuzugura, birangira Esiteri agize gute azamuwe. Kubera iki? Ya dosiye y'Imana. No kuvuga ngo urumva Esiteri we yaraciritse ariko yubaha Imana. Vashiti yari afite ubutunzi ari na mwiza ariko atubaha Imana. Hanyuma igihe cyarageze nyine kubera agasuzuguro ka Vashiti, kandi naho Imana ashaka kunyuza ibisubizo bya Esiteri, buriya Imana ishobora no kuba yarabikoze ibishaka kugira ngo ibisubizo bya Esiteri biboneke, kugira ngo yitabarire umwana wayo. Amen. Nuvuga ngo Imana rero ifite inzira nyinshi, nicyo kintu numvisemo. Abantu be kwiheba, be gutekereza ngo bajye kure, ngo ubuzima bwarahenze. Imana ifite inzira nyinshi zo gutabara abantu bayo. Hari ubuzima muri yo. Hari ubuzima. Imana ishimwa bw'icyubahiro. Himbazwe. Murakoze cyane rero kutuganirira uko biri kose. Abadukurikiranye ndumva hari ikintu bungutse, kandi turabashimiye cyane. Mwakoze kuza, turabanezerewe cyane, tuzongera tunabatumire twongere ndumva dusoza. Nabasaba mukagira inama urubyiruko abasigaye inyuma, mbega mukabaha inama z'uburyo ki bakwitwara. So ubundi buriya nta makosa ajya aba mu rukundo, abantu bari gukundana zatuma ibintu bipfa. Habamo cyane, urumva nk'uko twabivuga byose, uko twabivugaga mu rukundo habamo kwihangana. Ni ukuvuga ngo mu rukundo habamo imitego myinshi, harimo Satani ashobora kuza akakunyaga mu gihe Uwiteka yagambiraga kukugirira neza ukabibura. Ariko iyo witwaye neza mu rukundo ukagomeza ukubaha Imana n'uyikoze isoni, birangira Imana ikugiriye neza. Inama rero natanga ku rubyiruko, harimo abakundana ariko ugasanga bari kwicira inzira, igihe kirageze se niba ariko ubwo ndi kuvuga ba bantu batubaha Imana. Ubundi umuntu wubaha Imana we abazi uko agomba kugenda. Yego. Harimo abagera hagati bakaka amavase. Amavase sinzi niba uzi icyo ari cyo. Harimo n'abagera hagati bakaka amafaranga, mbega bitewe n'icyo yifuza n'irari rye. Nose n'ibyo bintu by'amafaranga bizamo mu rukundo, bibamo kameme. Harimo inkundo nyinshi zubatse gutyo. Harimo abagera hagati, urabona runaka yari hari kuma amafaranga, ese urayafite urayama, ugasanga birapfuye. Hari n'umukobwa ugera hagati, ubu nk'uko madamu wanjye yabivuze, imodoka zikaza, abo kuri banki bakaza. Icyo gihe iyo hatabayemo gusenga birapfa. Niyo mpamvu rero shikama ku Mana, wowe uriho utwumva utubona, shikama ku Mana umenye gusenga. Niba ugiye mu rukundo wikwicira inzira cyangwa ngo ujye hirya no hino, guma ku Uwiteka umubaze, kuko Uwiteka aravuga kandi akwereka. Nubwo ataza ngo muvugane, yakwereka yagucira inzira, yakwereka ibimenyetso, akakwereka uko ukwiye kwitwara, ibintu bikagenda neza cyane. Nanjye urubyiruko inama nabagira, ikintu cya mbere ni ukubaha Imana, kuko iyo wubashye Imana ibyo ubona yuko bitashoboka byose birashoboka. Ubwo rero mu rukundo ikintu cya mbere kibamo ni ukwihanganirana. Ntabwo ari ibintu wihutira,
ahubwo habamo kwihanganira ko habamo ibikubabaza ibigushimisha ku mpande zombi ariko ikintu cyose no gusenga Imana ukayubaha. Yego murakoze cyane rero uko biri rwose ndumva abantu hari icyo bari buze gukuramo kandi kibagira umumaro ubugingo bwabo bugahembuka. Dusoza rero ndagira ngo nsaba umutware adusengere asengere urubyiruko ndise ubu ngubu hari abafite ibibazo hari n'abari kwibaza ngo bazabona abakunzi gute, hari n'abafite bari kwibaza ngo mbe tuzubaka ingo gute, bagenda bayisunika bati uyu mwaka wagera reka dushyire mu wundi mwaka utaha. Abasengeri nayo Imana ibakirize. Murakoze. Murakoze, reka dusenga Imana. Mana turagushimiye cyane, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye uburyo uri umukozi w'umuhanga ikiba n'ikibi cyawe. Murengezi w'ubugingo rero akanya nk'aka tugushimiye uburyo wabanye natwe mu kiganiro twariho. Data waturinze kandi turakwinze ngo utubabarire aho twagiye twavuze ibidakwiriye, aho twitwaye nabi utubabarire, utwezesha amaraso Yesu yaviriye ku musaraba igorogota icyuya n'ikibi cyawe. Data murengezi w'ubugingo rero akanya nk'aka tuzanye icyifuzo imbere yawe cy'urubyiruko muri ino minsi ya none. Hari benshi mwami Mana batazi ukugira neza, hari benshi bashaka kwigwanira kwicira inzira. Reka mwami Mana bose tubazana imbere yawe, nukuri ngo bagaruzi neza n'urukundo rwawe, ubahumura amaso barebe ingabo zo mu ijuru zibagose, nukuri babone kugira neza kwawe, nukuri babone imirimo n'ibitangaza ukora. Turakwinze ngo nukuri abasa n'abarushye, abibaza ibibazo bitandukanye, abifuza mwami Imana kubaka ingo ariko bakabura ubushobozi, reka Data abo bose ubagenderere kandi ubagirire neza, ukore ku butunzi bwawe kuko byose bitangwa nawe. Waravuze ngo dusabe tuzahabwa, dukomange tuzakingurirwa. Niyo mpamvu dukomanze ijuru kugira ngo nukuri dukingurukire. Reba urubyiruko rwo mu minsi ya none, ururinde mwami Imana kwiushayisha, ururinde kwitwara uko rwishakiye, ahubwo mu byo bakora mu byo bagerageza mwami Imana bayoborwe nawe icyuya n'ikibi cyawe. Turabasengeye mu izina rya Yesu rero, nukuri ngo bagirire neza, babone ineza yawe n'ukuboko kwawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo waducungura akoze. Amen.